Muvane ndakwingenza. Muvaneho kandi ubwe gushaka umugabo. Muvane. Nose urabona ari cyabaye. Yakubwiye ko ashaka umugore se? Shaka umugore kandi umugore ewana kabisa umva mwiza. Kandi nawe rwose yakwemera ndabizi kubera uri Kizungereza. Uzamubwira amamagare tubiganireho. Nze kuma nimero yawe. Abantu bari hano mwamushimije Juwayezi mutemo. Ahubwo ndabona sano Juwayezi wa Juno akwakaza. Niko. Ko abantu muri guseka. Niko. Kezi, mbabarira uvane uwo muntu pe, please. Kandi ngomba kumugushyingira. Oya nyine bumuvanyeho tumuvugeho avuyeho. Batamutwara batamukwambura. Ngamuvaneho. Niko abantu muri hano mudatwara umugabo wa Juwayezi pasa ngiye kumutamo murekere kuberwa murekereho. Nyene nyumvira nimba tujye kuba famille nyumvira nka sister wawe. Tujye kuba famille sorika kabisa natwe twihera ijisho. Cyana uri umugome ko ndikumva namutwara ego ko bagiye kumutwara. Thank you imbavu zanje we. Niko Munyana yahageze sha. Inde Munyana Munyana yahageze. Nanjye namukunze shango bamukunze ngo ni handi samu byatari. Tamukureho Kezi mukureho please. Uyereka reka tumuranguze abantu bamurebe neza ahubwo batazaza n'umuntu mutwara. Uzamubona bose zamukatiriye n'uwa Juwayezi. Utagira umuranguze kweri. Umva Juwayezi abonye umukunzi uri seriye ufite amafaranga ufite amamiliyoni y'amadolari. Ngenda muzi neza n'ubukire mfite afite. Miko n'ubukire mfite afite. Kuvuga ngo turaberanye koko. Nose muberanye we si umukire. Umukire se ubukire n'urukundo. Cyangwa muhe Gasuku. Gasuku uramuzi? Gasuku nuwahe? Gasuku umunyamakuru. Hajya Gasuku akora iki? Gasuku uramuzi? Gasuku zo mupangu. Wapi? Abantu bo muri comment bari kwandika ku buryo utanabona nakanya ko gusoma. Bari kwandika kubera bitomboreye se. Kezi bondebe. Bari kumuni. Niyo wabona umeze nkawe naribi. Oya ntacyo ndiko Imana izamugwenda mu gusabiye mu izina rya Yesu umugabo ushaka uzamubona. Shamani izamu umugabo mwiza. Nayo yaba adafi acyambera agira urukundo akunda abana nanjye nkunda naribi. Uzamubona humura rwose. Umugabo w'icyuki ufite amafaranga ufite imodoka agenda base nta modoka ushaka n'inzu nziza. Ese ubwo ndabishaka ko ibintu bishira ubusenge mfite iki? Wajya gushaka umuntu ufite ibyo byose wowe nta kintu ufite. Joye hari ikintu cyo kiba abantu bajya bashaka abagore cyangwa abagabo. Ugasanga umugabo uzira nshingano za kike pare bimwe by'abantu bakuru ntabyazi nta kintu kimwe yiziye. Wamwihanganira? Ese we ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki ntabyo nzi. Nene kuko kuguterera kugira ngo uzabyara abana beza guterera ntabyazi. Nyine none rega ntabwo ibyo ngibyo ahubwo ntabwo ibyo ngibyo nose nta n'ukuntu mwagira n'inama. Mwagira n'inama gute se ubwo ngubwo? Ako numvise muri hari ahantu twagiye gusenga batubwira yuko ibyo atari byo bituma abantu babana gusa. Ari iki gituma kindi babana atari icyo?
ntago mbize buriya nyine najya kugisha inama. So sha mva no se Joye kutagisohora indirimbo bigeze he iby'indirimbo zawe? Indirimbo yanjye hari indirimbo mfite muri studio nuko nyine bagita taraza kandi ari we nyine umuntu yikuriye nyine ngo isohoke. Okay. Aho ni sawa cyane noneho reka tuyitegereze. Dutegereze banga. Ngo Juwayezi ngo ni mukuru arabisobanuye. Arabisobanuye cyane wahuye n'umukire ngo ni umusaza wawe. Juwayezi ni my sister. Aje twari tunaburanye byo. Cyane ukuri ngiye nayo nagukumbuye. Twari dukumbanye byatara. Muraberanye. Thank you. Juwayezi soma nk'abana reba ukuntu soma kome. None se Juwayezi Juno mwaratandukanye ko wabwa ushaka umugabo ntiwaze kuri icyo kibazo ntabwo mukiri mu rukundo? Juno yaranyanze kandi bambwiye ko nkwiye kwitinyuka. Navuga ikiri ku mutima wanjye cyose. Ugomba kwitinyuka. None se Juno yakwangiye iki? Yarabikubwiye yaragwamaga kwa ngo mureke? Wapi? Ese kuri mwiza ko ufite uburanga bwinshi cyane ubona ari impamvu Juno yatarabukunze kandi ibyo kuntu umeze rwose nta musore utakwifuza? Rega kuba ufite uburanga ntabwo ari cyo gituma umuntu agukunda. Rega umuntu agukunda bitewe n'uko abona uri. Nimba ufite amafaranga, nimba uzi ubwenge. Nose ubwo nimba nta mafaranga mfite ubundi umuntu yankunda agendeye kuki? Ushaka gutuma yaritesheje igishongore nkawe cy'umukobwa? Oya sha nta kibazo mwihorere. Hageze kugarukira akakubura agasanga warigendeye. Imana ni ibibizi byose ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo. Irati Yesu ni ku murongo. Ngo wankunda ukezi. Wankunda. Nose nje uyu Mbonye ubona wanyemera Juwayezi? Oya bibaza abafana nibo babivuze. Juwayezi ntabwo yanyemera, ntabwo umusore ashaka ibintu ashaka mbyujuje. Mu manini ikindi mba mu Rwanda. Ikindi gikira nta bindi ndumva ari ibyo byose ukunda ntabwo byujuje. Ariko tumva ndi kuvuga ngo nshaka kuba muri Amerika. Abana banjye bazakurira mu Rwanda kuko u Rwanda ni igihugu cyiza. Umva ewana. Cyane kabisa. U Rwanda nanjye mba mbona ari tambarare. Oya byose bizaza muri kumwe cyane. Ariko noneho wiza ngahe amaki. Nose Juwayezi nkusabye ko tubyana wabyemera? Ikindi kintu nibagiwe mana nagiye aho ndarondogura ubugambo. Oh my god. Ikindi kintu yaje ni igiki? Aka kanya hagize umuntu mbwira ngo dukore ubukwe. Niyo umuntu sinakwita ngo ni iki ngiki ngo bimeze gute. Ngo meshishe ababyeyi banjye. Mva nahita ngenda niruka. Umukobwa ushaka ni wabukwana n'umuze ute? Niyo yaba ari indesi. Uramuzi? Oya nawe nutangiye kuma ingero za Nzovu please. Oya. Ariko ushaka wese. Oya kezi. Oya ntukakabye pe. Nzovu wapi? Shajya umbabarira. Nzovu ntabwo wamwemera?
izo ngero za nzovu tuzihorere muri live man. Kabanya volume mani bigukonekta hano. None se bana no se urambwe ngo ari we wese nge niyo mpamvu yo kwivugira. Oya wanshakira mu diaspora. Mbaka se shaka mu diaspora ushyushye umene mezo mwe Juwayezi. Kizi ntagomba icyo umwana ashaka Alex we. None se nge wanyemera base nkuvuga ngo turakora ubukwe. Oya. Kwera iki? Byava kure. Kwera ibyava kure. Ntabwo ugikunda bakire. Wapa bakire bina mu Rwanda usanga bafite abakobwa benshi. No se Juwayezi ngiye nkuhahira nkagukora ibintu byose akagutuza mu nzu yawe nkajya kubareba bitwaye iki? Kajya kubareba. Urezi ko buri uzi umugabo uca inyuma umugore wese ukuntu umugore aba ahangayitse. Kugira ngo nure nyine mbe mbane n'umugabo w'umukira nca inyuma. N'abana n'umukene dutuje turaho twisekera twishimye ewana ntacyo byaba bitwaye. Ndamushakira urugo rwanjye nshaka ko ruzaba itandukaniro kuko mbambo urwa mama ndaruzi nabaye mu rwa mama wanjye nshaka ko ari itandukaniro rizaba hagati y'urwa mama n'urwanjye. Shanta aribi urugo rwiza uzarujyamo rwose humura. Cyano kuri ibyo munyifuriza Imana izabimbe. Urugo rwiza uzarujyamo kandi ariko we hari oncle wanje uri hano muri Amerika. Reka mushake ku ifoto hano, sibyo? Kwari kumbwe niba wamwemera, sibyo? Oya nakubwiye ngo pfa kuba afite urukundo wowe naribi. Urukundo ni rwo rwa mbere. Arufite reka nze mukwereke. Noneho ubu ngubu nta nubwo nyigendera ku isura ngo y'umuntu nakwemera. Ubu noneho haragiye kamara isome. Dore oncle wanjye n'uyu nguyu uri kumubona? Ntabwo byakunda. Afite amafaranga n'ipusi itasimbuka. Ntabwo wamwemera kubera iki Juwayezi? Kubera iki impamvu utamwemera n'ukuntu ari mwiza? Afite amafaranga, afite ibintu byose ku isi nta kintu adatunze. Shaba umuvanyeho. Tabona. Umva uzi ko muri famille nitwe abantu beza mu muryango cyangwa agerageze widukingiriza kayizi imbavu zanjye. Asekesi wagiye kurya ibijumba. Bagiye twirebera. Ngo ndi kubakingiriza abantu. Reka mbatseho kamera y'inyuma ko mbaye show neza. Ngo ni mumurebe neza mwitonze umushenge gwa Juwayezi. Murebe neza wallahi. Uyu mwana afunze amaboko. Kezi wagira Kezi mani mbabari umuvaniwe. Batamutwara. Kezi please. Nawe rwose urabona yamwenyuye gupe. Mbe gutunwa we yo. Abantu bamukunze ngo ni mwiza ku rwego rutangaje. Abateze umvengo ho kamera kukumva. Mana yanjye we. Reka njye beka mukuyeho kwagaruka sibyo? Mukureho. Hola. So rero. Uwo muntu no kuvuga ngo ni umufamiliye yawe muratandukanye.
Ni icyuki wowe uri kibi. Ni icyuki ngende kibi. Cyane. No kuri pe ni icyuki ni mwiza byatara. Nyamara bizagorana. Cyane ukuri urumva no umukire kuntu ushaka ntabwo nasa nawe. Tubicurita. Kuki twabicurika se n'iki baje ese waretse gutitira ese gutitira kwanje. Abantu bare akese wangoreweho. Juwayezi natubwira amashuri yize ngo wize amashuri angahe Juwayezi? Nize amashuri 2. Okay. Mu wa mbere no mu wa kabiri primaire. Bahamwe abakire baseka batitira batitira yego. Ibyamamare yes Denis nayo yarabaye. None se ngo naye mitiramo pasa nanjye ndisingo kandi cyagukundana nkundane nande Juwayezi urakingirana. Yesu amafoto y'abakobwa bose nibutse ko nayi foromasi mana yaguguha umukobwa nk'ubu kuko mana gutura ibintu babimbaye. Warayiforoma telefone. Gicupuri si umuzi. Gicupuri ndamuzi. Reka bariya bangushingiye kuko undi ntago umuzi. Gicupuri abantu mumbwe muri comment twatuberanye Gicupuri amuzi. Misi Gicupuri ariko hari abandi bantu bavuka hari ubwo abantu bavuka kwa papa. Reka mbakwereke nabo hitemo nabo nabakire. Mbakwereke nabo hitemo. Oya shout please nge na mugabo nyishaka abantu uri kuzana we. Usibeza Mana pfana na foromase umva ubu ndamweretse abakobwa. Wongo w'imbere. At least uyusi mwiza. Mwitwarire. Musinda batwambajyane nge ko ntari umugore. Warebye undi mukobwa ubase hano kuri TikTok hari abakobwa. Yawe ke. Reka muhe Tracy cyangwa sikubavana. Yego umukobwa uzamura abari wubaha. Ngo ninjye wishakira rero. Nge Gicupuri niwe naguhaye. Aha. Gicupuri murabona tuberanyira. Noneho nirurangiza ndagasa. Cyakoze aba TikTok murasesa ariko yari muhe n'imbabazi. Aha cyakwaco ni danje kezi. Ni danje rero abakunzi mwabanye natwe reka tubasezere mu gijoro ryiza. Juwayezi tuzongera dukwa kandi karayivejo. Nayibuza nsharinge bye. Reka mu following ndabona tukina